Tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pasteur DISMAS Serugendo ugarutse mbere yanyu iki gitondo kiza. Tukora umurimo w'Imana mu Itorero Philadelifia. Mana ikaba itugiriye ubundi bwayo iki gitondo tubashe kuganira ku bw'ijambo. Reka tubanze dusenga Imana. Mana turagushimye, urera kandi urakiranuka, urakoze kuturinda kwawe, tuongeye kuboneka mbere y'ubwiza bwawe turi bazima, utubabarire utweze, tusengerera ijambo mu butwari bwawe n'imbaraga zawe, tusenge imitima y'abantu bagiye kumva ijambo ryawe, nabo bafashe bagirire neza, ijambo ribagirira umumaro. Uwo twirukanye ni Satani urwanya ijambo, myuka mibi zitatwifuriza amahoro, turayisenya data, dukize mu bibiye kandi dushoboje. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Turaganira ku bw'ijambo ry'Imana iki gitondo, ryanditse hano kuri kuri Yohana wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Yohana gice cya kabiri murongo wa 15 kugeza kwa 17. Reka tuwasome. Ndi Mukunde ibyisi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda ibyisi, gukunda data wa twese ndi kuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku bugingo, bitaturuka kuri data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Mana itufashe kandi itugirire neza. Kubw'iki gitondo kiza tugiye kuganira kubwirira ijambo, mutwe w'ijambo ryacu. Turavuga mutwe w'ijambo ryacu, turavuga ko rinda ubugingo kuruta gukunda ibyisi. Rinda ubugingo kuruta gukunda ibyisi. Urasanga mu bibiye turimo ari kindu tutashobora gutekerezaho cyangwa gushira ku mwanya wa mbere, kindu kitwa ubugingo. Nimba Imana yatuhamagaye tube bakozi bayo, nimba Imana yatuhaye agakiza, iratwifuriza munsi umwe tuzabone ubugingo buhoraho. Ariko turi kwiyisi ari bindu bibiri mbona tugomba kushira ku mwanya cyangwa kugereranya ibi bindu bibiri. Ni cyahe twashira ku mwanya wa mbere? Rinda ubugingo kuruta gukunda ibyisi. Yohana atugirira inama hano, aravuga ko ndi mukunde ibyisi cyangwa ibiri mu isi. Ndi mukunde ibyisi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda ibyisi, gukunda data wa twese ndi kuba kuri muri we. Ndi mukunde ibyisi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda ibyisi, gukunda data wa twese ndi kuri muri we. Inama nziza nabonye, iyi si iratuzunguza, iyi si iratujyana kure, iyi si iradukoresha ibibi, iyi si iratutandukanya n'urukundo rw'Imana, iyi si ituma tutabasha gufatanya nk'abantu bari mu rugendo rumwe, iyi si iratuma tutaberera amaso urugendo rwacu, iyi si iratujyana kure y'Imana. Navugeyo ijambo, ariko iki gitondo kiza mundu w'Imana yatwandikiye ijambo avuga ko ndi mukunde ibyisi cyangwa ibiri mu isi. Ndi mukunde ibyisi cyangwa ibiri mu isi. Kuko umuntu ukunda isi cyangwa ibirimwo, gukunda data wa twese ntago bikiri kuwo mundu. Ndi mukunde ibiri ku isi cyangwa ibirimwo, kuko umuntu nakunda ibiri ku isi, gukunda data wa twese ntago biri muri we. Nimba twitwa abakristo, nimba twitwa abakozi b'Imana, bisusabamo gukunda Imana. Kuko nawe aravuga mu magambo yayo kumuri Imigani, ngunda bangunda kandi abanshakana n'umwete bazambona. Iyi si irimo gutuma urukundo rwacu rutakiri ku Mana.
tugakunda iby'iyi si. Kandi umuntu ukunda iyi si agakunda ibirimo, gukunda data wa twese ntago biri muri we. Niyo mpamvu ibi biye turebe buho urukundo rwacu ruri. Se turakunda iby'isi n'ibirimo kuruta gukunda Imana. Yesu atufashe kandi adushoboje. Ngunda bangunda kandi abanshakana n'umwete bazambona. Ku murimo w'Imana wacitse intege, ku murimo w'Imana utagikora iby'Imana igusabye. Mu gihe umuntu yikuye ku murimo w'Imana, mu gihe umuntu atakora neza murimo w'Imana, bigaragaza ko urukundo rwe mbere y'Imana rwakoze iki? Rwarakonje. Ariko nimukunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese ndibiri muri we. Ni inama nziza Yohana yatugiriye hano, tutakunda iby'isi n'ibyirimo. Kuko nutubikunda, gukunda data wa twese biratugora. Murongo kurikiraho, kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri. Ibintu byose tubona hano ku isi ni irari ry'umubiri. Abantu baricana, abantu baramarana, abantu barangana, abantu bagirana amashari ku by'isi gusa. Ndavuga cyane twebwe abantu dusenga Imana. Mwanya turimo kugirana amashari ku by'isi, kandi tuzi ko isi si yacu. Nuko Yesu yatubwiye, iwanyu ni mu ijuru, aho ngiye kubategurira, aho nzaba na niyo namwe muzaba. Isi ndago tuzayiramamo. Buri muntu afite igihe Imana yamuteganyirize ku isi. Niyo mpamvu tutakwiriye gukunda isi n'ibirimo cyane. Kuko umuntu ukunze isi n'ibirimo, gukunda data wa twese ntago bikiri ku mutima we. Arararota by'isi gusa, araratekereza by'isi gusa. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri. Ibintu byose tubona ku isi ni irari ry'umubiri. Niyo mpamvu benshi barimo kugushwa n'irari. Yifuza kuba nk'akanaka, yifuza kubona ikingiki, yifuza gukora ikingiki, ari ukasanga icyo kintu kiramutandukana n'urukundo rw'Imana. Gukunda data wa twese birakonje. Bamwe bagenda bacika indege ku murimo w'Imana nguko nabivuze. Harabakoreraga Imana kubw'irari ry'isi, kuko yabonye akazi, kuko yabonye imirimo. Bona kucika indege kugaragaraho. Kandi Imana iratubwira iki? Dukomere, dushikame. Gukorera Imana kwawe niko kuyinezeza mu gihe wikora mu kuri no mu mwuka. Uko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari irari ry'amaso cyangwa ubwibone. Irari ry'amaso, irari ry'amaso cyangwa ubwibone. Umuntu na yubaka inzu nziza ku isi, arazamurwa n'irari ry'amaso cyangwa se irari ry'umubiri cyangwa ubwibone. Kuko yaguze imodoka y'igiciro, ubwibone buramuzamuka. Nta wundi ufite imodoka nziza nkanjye, nta wundi ufite amafaranga nkanjye. Ibyo byose bigenda bitugabanyiriza iki? Urukundo rw'Imana mu mitima yacu. Kandi nagiye mbona mu isi turimo, ndavuga ku bantu babaye ku murimo w'Imana, igihe cyose umuntu atangiye kuzamurwa gatoya ku by'isi, usanga umuntu agenda akora iki? Acika indege. Usanga umuntu agenda iki? Ahinduka. Yaguze imodoka, kutanga lift ku bagenzi be, ashwida. Kuko byose ari irari ry'umubiri, ari irari ry'amaso cyangwa ubwibone ku bugingo. Bitaturuka kuri data wa twese. Ibyo bwibone ntago bituruka kuri data wa twese, ahubwo bituruka mu iyisi. Irari ry'umubiri, irari ry'amaso, ikwibona ntago bituruka kwa data wa twese, ahubwo ni irari ry'iyisi. Kandi irari ry'iyisi biradutandukanya n'urukundo rw'Imana nguko twabivuze. Reba guko wagaze, nanjye ndebe kundu nagaze, tutakunda iby'iyisi cyangwa ibiri mu iyisi. Kuko byose ntago byatutumiki dukunda Imana nguko bikwiriye. Uyu murongo wa 17 reka tumve ijambo. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo. Iyisi tukunda
iyi si dutandukanya n'urukundo rw'Imana, iyi si ituma tutakiranukira Imana, iyi si tuzuzamo irari, irashirana no kwifuza kwayo. Iyi si birashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Mundu wese ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Aka kantu niyo tugomba kurwanira nk'abantu dusenga cyangwa abantu dukorera Imana. Kuhoraho iteka ryose bitusobanura iki? Nuko tuzabaho ku isi igihe cyose Imana yatugeneye, igihe cyacu nikirangira musumwe nawe tuzabona ubugingo buhoraho. Ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Turwanirire kubona kubaho iteka ryose, turwanirire kubona iyererezo ryiza. Si bibi kushaka by'iyisi, si bibi kuba ufite by'iyisi, ariko inama Yohana tugirira nuko tutakunda iyisi n'ibirimwo. Kuko umuntu ukunda iby'iyisi cyane n'ibirimwo, kukunda data wa twese ntago bikiba ku bugingo bwe. Yesu atufashe, Yesu atushoboje. Ari bintu nabonye birimo kuducumuza mu bibiye turimo masezerano y'Imana. Ariko nasanze nta nisezerano nimwe twihaye. Tuhabwa amasezerano kubw'urukundo rw'Imana, kandi dusoherezwa kubw'urukundo rwayo kandi. Ariko usanga iyi si nayo iraducumuza mu byinshi. Mwanya utarasoherezwa iyo sezerano birakugora. Abantu benshi barimo gucumuzwa nayo, abantu benshi barimo gukora iki? Kugira irari kuko Mana yashubije mugenzi we. Ariko bitukakunde iby'isi cyangwa ibirimwo, kuko umuntu ukunda iby'isi, gukunda data wa twese biramugora. Kuko kenshi na kenshi bitekerezo bw'uwo muntu bihora ku by'iyisi gusa. Ntabwo akitekereza byo mu mwuka, ntabwo agitekereza kureba kose cyangwa yisuzume ubugingo bwe, avuge ko Mana ndagendana nayo nguko bikwiriye, Mana ndacishwa bugufiya nguko bikwiriye. Kandi icyo nicyo kintu cy'ingenzi Imana idushaka mu ibi bihe turimo bene data. Murongo wa 17, kandi isi irashirana no kwifuza kwayo. Isi izashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo data, ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Kuhoraho iteka ryose niki? Nuko tuzaba mu isi n'umunsi umwe tuzabona iki? Ubugingo buhoraho. Turarwana, ni byiza navuze kuhabwa by'isi, kuhabwa mugisha w'Imana ku isi turimo. Kuko dukennye nayo, dushonje nabyo byatubera kindi kigusha. Ariko uzagira ubwenge mwanya ubifite cyangwa giye urimo kubishaka, ndukakunde cyane isi kuruta gukunda Imana cyangwa gukunda ibiri ku isi. Byose n'ubutunzi bw'Imana nabivuze, ariko rimwe na rimwe ushaka usanga biratugusha, biratutandukanya n'urukundo rw'Imana. Abantu barimo kwica abandi kubwo kwifuza by'isi, abantu bararoga abandi kubwo kwifuza by'isi, kandi ugasanga umuntu wishe mugenzi we, marerezo ya uwo muntu nawe azakora nawe nugupfa. Muntu ugirira umugenzi we ishari, buriya ishari ni imbuto mbi. Ishari ishaka kugukoresha bindi byaha byinshi. Ishari ishaka gutuma ukora ibyagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ni byiza twavuze gushaka by'isi, ariko ndukabikunde isi no gukunda ibirimwo, kuko umuntu ukunda isi n'ibirimwo, gukunda data wa twese biramugora. Bidusabamo iki? Kubigiramo ubwenge. Bidusabamo iki? Gushaka zindi mbaraga z'Imana. Uziko ushaka kugira ubutunzi, noneho ugomba gusaba n'ubwenge bw'Imana buryo wabukoresha. Kenshi na kenshi sigaye mbona abantu bafite ubwo butunzi na nibwo batakishaka gukiranukira Imana.
nagiye mbona mu itorero mu gihe umuntu akiri mu rwego rwa hasi aratanga 1/10, arakora umurimo w'Imana neza, ariko mu gihe azamuwe gatoya ku butunzi bw'iyisi bugugu buramwinjirana, gutanga 1/10 kiramugora, kugendera mu gahunda z'Imana biramugora. Benshi nagiye mbona barahinduka bava mu bushake bw'Imana bareka n'umurimo w'Imana bakoraga. Se ninde muziko kuhabwa umugisha kw'iyisi ari kubw'urukundo rw'Imana? Kandi Imana niduha na niyo Imana ishaka kutugora iki kwitwambura. Icyo Imana ishaka dukomeze mu rugendo, dukore byo kukiranuka, dukore cyane. Imana ikunda umurimo wayo. Ubona iyi misi abantu batakihesha agaciro k'umurimo w'Imana, atishimira n'umurimo akora mu rusengero, atanezezwa abone ko ari Imana ndimo gukorera. Kuko iyo mirimo mumenye, kandi iyo mirimo dukora mu rusengero na niyo Imana izatuhembera mirimo twakoze. Rimwe na rimwe navuze hano cyangwa ari njyewe navuze, kuko ijambo rya 16 riratuvira kuko mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari irari ry'amaso cyangwa ukwibona ku bugingo, bitaturuka kuri data wa twese, ahubwo bituruka mu iyisi. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Ibintu ushaka usanga umuntu agirira undi shari mu mugisha Imana imuhaye. Mureke tumvikane hano. Mundu akagira umutima w'ishari kuko kanaka Imana imugiriye neza. Ariko muzi aho dukura mugisha w'Imana. Mbere na mbere mirimo yo gukiranuka, kumukiranutsi. Kya kabiri kumvira Imana ku mundu wayo. Kya gatatu mirimo myiza. Mwanya mundu agenda yitanga ku mirimo myiza y'Imana, agakorera Imana akiranuka, Imana iramwibuka kubw'iyo mirimo ikamuhesha umugisha. Ushaka usanga no mu itorero abantu bamwe mu baririmbyi, umwe arakora umurimo w'Imana mu mbaraga n'umunezero, undi akabikora buryo bwo kumusunika, undi akabikora atishimye, undi akabikora arakaye. Kandi nushaka gukorera Imana neza, ubone mugisha w'Imana, ndugakore umurimo w'Imana ubabaye, ndugakore umurimo w'Imana urakaye, ndugakore umurimo w'Imana utishimye, kuko biriya uba urimo kwandikisha ubusa. Mwigisha tuhabwa cyane cyane abantu tuba mu murimo w'Imana. Nimba ubona mugenzi wa Imana imukuye muri urwego, imushize mu rundi rwego, bituruka kubw'imirimo myiza yakoze, bituruka kubw'amasezerano y'Imana. Wowe nawe wige gukora ibyiza, ntugakunde gusa isi nibirimwo, ariko utakiranukira Imana, kuko Imana niyo ituha umugisha ku isi. Bene data, Yesu atufashe kandi atugirire neza. Ube ureba mutima wawe uvuge ko se gukunda Imana biri ku bugingo bwanje, gukiranukira Imana biri ku bugingo bwanje, ubwenge n'ibitekerezo byanjye biri ku isi nibirimwo. Kuko icyo gihe ubwenge n'ibitekerezo byose byatwawe ku ibi by'isi nibirimwo, gukunda data wa twese twavuze ko biragabanukirwa ku mundu. Murongo uyu nguyu wa 17, kandi isi izashirana no kwifuza kwayo. Isi izashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Gukora ibyo Imana ishaka tuzahoraho iteka ryose. Iyi misi turimo gukora ibyo Imana ishaka, tubashe kubona kuhoraho iteka ryose. Bona imfuzi bibaye nyinshi, biburwayi bibaye byinshi, byorezo bibaye byinshi, bibazo bibaye byinshi ku isi, ariko mureke twige gukora ibyo Imana ishaka, kuko mu gihe dukoze ibyo Imana ishaka tuzahoraho iteka ryose. Kiranukira Imana nitanga mugisha ku mundu. Kiranukira Imana, kora neza murimo wa data. Tusengerane, tusengera itorero ryacu, tusengera abakozi b'Imana, tutakunda cyane by'isi nibirimo. Witeka tushoboje kandi atugirire neza. Dukore ibyo Imana ishaka, ibyo bizatuma tubayeho iteka ryose.
sinzi ni wowe kwisuzuma nanjye ngabasha kwisuzuma tukareba ko nimba mitima yacu yatwawe n'iyisi n'ibirimo. Kuko navuze ijambo hano navuga ko Yesu yaravuze ko isi si wanyu. Mundu yakunda igihugu kitari cyabo kuruta igihugu cyabo. Isi si yacu. Yesu atugaragarize ko tumeze nka abahisi b'inzira, turi abagenzi ku isi. Yaragiye kudutegurira ariko azagaruka kutujyana, kandi nagaruka kutujyana iby'iyisi ntago tuzabijyana aho yagiye, aho tuzajya byose nabyo tuzabisiga hano ku isi. Amahera tukunda nimba wari uyifite kuri konte gihe cyawe cyo kuva ku isi kigeze, ntago uzajyana nabyo, ntago bazakwerekezana nabyo. Niyo mpamvu mureke tube maso, tubikoreshe ku murimo w'Imana. Ubutunzi dufite ku isi, ibyo dufite ku isi, wubake inzu yawe mu bwami bwo mu ijuru. Yesu agufashe nanjye nshoboje tukore ibyo data wa twese ashaka. Reka tusumbuke tena kuri Matayo. Turasoma Matayo gice cya 7 murongo wa 21 kugeza ku 23. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ya jambo tuyigarutseho. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, nditwahanuraga mu izina ryawe, nditwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. Uwo munsi nditwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Nibwo nzaberurukira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi. Yesu atushoboje. Navuze ijambo ko isi si yacu. Yesu yavuze ko ndagiye kubategurira ariko nzagaruka kuko iki kubajyana. Turi nk'abantu turi muri arrêt de bus, turindi imodoka kuza kutujyana aho tugiye. Turi nk'abantu turi mu kibuga cy'indege, turindiye amasaha y'indege izaza kudufata tugende. Ubona abantu simbizi mitima yacu ku isi, turayikunda isi, tukunda rimwe na rimwe ubuhanuzi buvuye ku Mana. Ariko Imana ibwiye umuntu witunganye kuko gihe cyawe kiri hafi, wa muntu ndago yishimira ubu buhanuzi. Mundu abwiwe ko agiye gupfa agira kubabara kurushaho. Ariko nimba uzi aho ugiye kujya ntago kuriye kubabara, kuko turi ku isi nibibazo nibigeragezo. Ariko ugiriwe ubundi yo kuvuga ko ugiye mu bwami bwo mu ijuru, aho tutazongera kurira ukundi, aho tutazongera kubabara. Twashima Imana avuga ko Mana urakoze kuko igihe cyanjye cyarangiye. Bene data mumbabarire byanakoze, itorero mumbabarire byanakoze, musigara amahoro kuko nzi ko musumwe tuzahura mu bwami bwo mu ijuru. Ariko turakunda isi, nimba agombaga kubamo navuga biro yo gutanga ruswa utazapfa utazava ku isi. Iriya biro yagomba kuba ifite ubutunzi bwinshi, kuko nta muntu wifuza kuva ku isi. Kandi isi si yacu nguko Yesu yavuze. Itorero ry'Imana mureke dukorera Imana, bakozi b'Imana mureke hagaze neza ku murimo w'Imana. Nimba ufite inshingano z'Imana ku murimo yaguhaye, hagarara neza, ukore byo gukiranuka, maso yacu ibe ku musaraba, twirinde icyaha n'igisana nacyo, kuko iyi si iradushuka. Nidukomeza gukunda isi n'ibirimwo, no kurimbuka twanarimbuka tutabaye amaso.
ariko Mana iraca tukora iki? Kutuhugura mu buryo bwo gukanguka aho twagabanukiwe, aho twacikiye intege, twongere tube maso, tumenye ko nukunda isi nibirimwo, gukunda data wa twese ntago bikiba muri wowe. Kandi tubimenye ko isi izashirana n'ibyayo byose, ariko kizasigara kubona ubugingo buhoraho. Si witeguye kubona ubugingo buhoraho? Matayo atugirira inama nawe ati, umuntu wese umbwira ati, Yesu niwe yavuze aya magambo, umuntu wese umbwira ati, kandi iyi minsi turi benshi, umbwira ati umwami umwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ni benshi bavuga umwami umwami, benshi mu minsi usiga utambuka no mu kabare baririmba indirimbo z'Imana, bakemera ko nabona abakristo. Se umukristo akwiriye kunywa inzoga? Umukristo akwiriye kuba mu kabare? Nayo simbizi, mu cyamanza arahari. Umuntu wese umbwira ati umwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Si twese tuvuga mwami mwami niyo tuzinjira mu bwo bwami, ariko aravuga keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Mundu ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Se mu nshingano zawe, mu nshingano zanje, mu kikristo cyanjye, mu gukorokoka kwanje, turakora ibyo data wo mu ijuru ashaka mu iminsi. Kigiye watanga kimwe cya 10 utakitanga, kigiye wabyukaga ukajya mu mibature utakikiyenda, kigiye wafataga inzira ukajya gusura abarwayi kwa muganga, kigiye wasengeraga abakozi b'Imana utakibikora, uracyakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Kigiye wagaritse mirimo y'Imana wakoraga, uracyakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Kigiye navuze ki, kigiye wivumbuye ukava muri korari, uracyakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Se niyerekwa wagize ati va ku murimo, niyerekwa yakubwiye ati ureke murimo w'Imana. Ikintu cyatuma twareka murimo w'Imana teretse tuhuye n'uburwayi, teretse ugize ikibazo ukagarikwa ku murimo, ariko tugomba gukorera Imana kugeza aho Yesu azagaruka. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora iki? Ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ushobora kuba mu iki gihugu, ushobora kuba mu kindi gihugu, ushobora kuba kure y'iki gihugu, ariko aho uri hose shaka gukora ibyo data wo mu ijuru akora iki? Ashaka. Ibyo niyo bizatuma mpanda ivuge natwe tumva ijwi ry'Imana. Ibyo niyo bizatuma nimba tuzabanza tuce mu rupfu, nyusi yo kuza kwa Yesu kugaruka, natwe tuzazuka kuko twapfiriye mu mwami Yesu Kristo. Gukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Si ngombwa tugirane amashari ku murimo w'Imana. Nimba Imana yazamuye umuntu muri twe, twafasha gushima, twanezerwa Imana. Uyu munsi niwe, ejo ni wowe. Nimba umuntu umwe muri twebwe yateshutse inzira, byari kuba byiza tumusengere, nuko mu iminsi abantu batakishaka kubagirira inama. Mano y'Imana yaguhaye uyikoreshe neza, nuyikubita igituza ati ni njyewe, cishwa bugufiya, kuko ucishwe bugufiya niwe ushirwa ejuru. Bindu byabye byubahiro ku murimo w'Imana. Imana nitoranya umuntu imukura hasi ikamushira ejuru. Twebwe mirimo yacu nukumvira, kucishwa bugufiya no gukora ibyo data wo mu ijuru akora iki? Ashaka. Se wari umukobwa, wari umusore usaba mufashe, Mane maze kukuha umufashe, uracyakora ibyo data wo mu ijuru ashaka? Uwo mufasha wawe uramumvira, uramuba, mufatanyije amaboko, mukore neza murimo w'Imana, muvuga ko Yesu nagaruka azatusange twiteguye. Tumeze nk'abantu baracyari mu marushanwa. Iyi minsi Yesu yaduhaye turi mu marushanwa. Kenshi na kenshi umuntu wese ujya mu marushanwa ahabwa igikombe. Gikombe cyacu tuzakibona munsi Yesu azaza kujyana itorero. Umuntu wese uvuga mwami mwami, siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, teretse wa wundi ukora ibyo data wo mu ijuru akora iki? Ashaka. Bene data, ni inama
Imana yaduhaye iki gitondo tuhongere tubabwire. Ngo kurikiraho 22 Matayo 7:22 benshi bazambaza kuri uwo munsi Yesu azagaruka, mwami mwami nditwahanaguraga mu izina ryawe, mwami mwami twarahanuraga mu izina ryawe. Uwo munsi Yesu azaza. Numvise umuntu umwe yambajije ati pasiteri, ndashaka umbwire igihe Yesu azagarukiramo. Se kuva nari umwana mutoya numva ko ati Yesu araje azaza ryari. Ariko hari ijambo we nyine yivugiye ku giti cye, ntumwe azashase kumubaza nabo kubw'uyu munsi. Ati njyewe ku bwanjye sinzi umunsi n'igihe, n'abamarayika baba mu ijuru ntago bazi umunsi n'igihe, ariko uzi umunsi n'igihe ni data wo mu ijuru wenyine. Ariko hari ibimenyetso muzabona, nimubona ibi bimenyetso mube mwiteguye, mumenye ko igihe cyanjye kiri hafi. Bimenyetso turimo kubibona mu ibi bihe: mitingito, inzara, ibyorezo, shanga rigatera rindi shanga, byavuze ko urukundo rw'abantu ruzakonja mu bihe by'imperuka. Ibi byose birimo kutugaragariza ibimenyetso byo kugaruka kwa Kristo. Kandi imisi nasanze abantu basenga twiyagazeho, buri muntu abona ko arakiranuka, buri muntu abona ko akora neza. Ariko si buri muntu wese, ntago ari buri muntu wese uvuga mwami mwami niwe uzabona ubwami bwo mu ijuru. Teretse wa wundi ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Suzuma inzira zawe, suzuma mirimo yawe, suzuma buryo urimo kwigisha abantu mu imisi, buryo uhagaze ku murimo w'Imana mu imisi. Turakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Uwo munsi Yesu azaza. Hari idini rimwe numvise mu gihugu kimwe, bari abantu ntago bizera Kristo nk'umwami n'umukiza, ntago ari abarokore, ariko barasenga Imana. Bo bakunda kuvuga iki? Ati uwo munsi Yesu azaza niwe uzaba munsi ukomeye, kandi uwo munsi niyo azamenyekana abantu bakoreye Imana mu kuri no mu mwuka. Bakavuga ko niwe munsi Yesu azaza gukora proclamation y'abantu bakoreye Imana. Tuzahabwa amanota, abemerewe abazajya mu ijuru niyo babemerewe kubona amanota. Uwo munsi Yesu azaza, hano bavuga ko benshi bazavuga ko twahanuraga mu izina ryawe. Ndagutekereza no gutinda mu ijambo. Se nagaruka azansanga niteguye, nagaruka azasanga turi maso, nagaruka mubazinjira mu bwami bwo mu ijuru natwe turimo. Nkaza gusoma navuga ko bamwe bazavuga ko twarahanuraga mu izina ryawe, nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Asabamo kwivugira. Nize ko aba bazavuga aya magambo bakiranutsi bamaze kugera mu kirere, batakiri mu isi. Tuzaba twagiye. Ariko babandi bitwaga abakozi b'Imana, bitwaga ko bakoreraga Imana, batakora iby'Imana data wo mu ijuru ashaka, bari mu rusengero bateranya abandi, bayobya abandi mu magambo yabo, badakundisha abantu umurimo w'Imana, badatuma abantu bakore byo gukiranuka, kuko ari abantu babereye abandi inzitizi ku murimo w'Imana. Hari abandi bitwa abakozi b'Imana kandi bagusha abakristo. Yesu atufashe kandi atubabarire. Mu bibiye turimo mu marushanwa yo kubona gikombe kizatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Nagusabiraga gukorera Imana neza, reka amagambo, reka imanza, ntango turabacyamanza. Uwo munsi niyo azaba munsi ukomeye mu cyamanza Kristo azaza. Ariko twebwe ntago turabacyamanza. Mirimo yacu twebwe abakozi b'Imana turabajyanama, turabahuza, kuhuza abantu na Kristo. Turabantu tugomba kuberera umurimo w'Imana amaso. Ibindi ntago ari byacu. Mirimo yacu ni ukwigisha abantu ubutumwa bwiza mu kuri no mu mwuka. Mirimo yacu ni ukugirira abantu nama.
mirimo yacu ni ugusengera abantu, ibindi ntago bitureba, kuko mu cyamanza Kristo niwe uzaza. Azabamwe abantu bazavuga ko twarahanuraga mu izina ryawe, twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, twakoraga bitangaza byinshi mu izina ryawe. Aba naje gutekereza ndavuga ko aba bazavuga aya magambo abakwiriye bamaze gukora iki? Kugera mu kirere, batangira kuyivugira mbere ya Kristo hano. Nibwo nzaberurira ni sinigeze mbamenya. Bizabamo ikibazo, kuko iminsi buri muntu arirata ko ndi umukristo. Ariko hari umuririmbyi mu gitabo cy'agakiza aravuga ko nje ndi umukristo, nzahora ndiwe kugeza ku gupfa. Uracyari umukristo wemeye kuhora uri we kugeza ku rupfu rwawe? Jewe mfite akahinda mbona abantu bakinisha umurimo w'Imana, abantu barakinisha urusengero rw'Imana, abantu barafobya abakozi b'Imana. Abakristo mugomba kugira kinyabufura, kubaha ahera y'Imana, kuhinduka umushitsi imbere y'Imana, kutinya abakozi b'Imana. Simbizi nimba nuko nahawe agakiza mbabaye, niyo mpamvu ngiramo akahinda kubona igihe abantu barimo gukora amarorerwa, ibitakwiriye kwinjirwa mu nzu y'Imana, ibitakwiriye kuvugirwa mu nzu y'Imana. Iyi minsi abantu benshi babaye abanyamakuru, babaye abacyamanza. Ariko urebe munsi Yesu azaza, bizakugeza mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo urimo bizatuma winjira mu bwami bwo mu ijuru. Ushobora kuhora ucira abandi urubanza, wa munsi ukasanga bagutanze mu bwami bwo mu ijuru. Twirinde tutaza kuba mu aba bantu. Tuvuge ko narahanuraga mu izina ryawe, nirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, nakoze bitangaza byinshi mu izina ryawe, ariko uze kuvuga tushwida sinigeze mbamenya. Nimuve imbere yanjye mwa nkozi zibi bimwe. Hey Mana yanjye we uzanshoboje, nimuve imbere yanjye mwa nkozi bibimwe. Uyiratira umuntu ati papa wanje ni kanaka, papa wanje ni kanaka, musi yaje kuza akurebe avuga shwida ntagura amaraso yanjye. Mvi imbere we wamujura we, mvi imbere we wamusambanyi we, mvi imbere sinigeze mbamenya mwebwe. Kandi tuhora turi ku murimo, tuhora turi mu rusengero, tuhora twirata ko turabakozi b'Imana, tuhora twirata ko turabapentekote, tuhora twirata ko turakijijwe. Bamwe bakabara imyaka bamaze mu gakiza, bamwe bakabara ati ni twebwe tubatse urusengero, ni twebwe twatangije uyu murimo. Ariko wakiranuka kuwo murimo watangije, wakiranukira muri urusengero wubatse. Ninjewe naguze ibikoresho by'abaririmbye, ninjewe arimo abantu bayiratira mirimo. Nimba wakoze imirimo myiza mu rusengero, ibibanga ryawe n'Imana gusa. Navuze ko mirimo myiza niyo tuzahemberwa, mirimo myiza niyo tuhesha umugisha hano ku isi, n'umunsi umwe tubona ubugingo buhoraho. Yo mpamvu abantu b'Imana ba Kristo bene data, abarokore bagenzi banje, mureke tube maso, nditukakunde iyisi nibirimwo, kuko gukunda isi nibirimo nako tugikunda data wa twese. Habayemo akavuyo buhamya bubi ku bantu basenga, abantu basige bizera abanyamadini kuruta kutwizera twebwe abarokore. Kandi umurokore niwe wari itorero Pentekote riyoborwa n'Umwuka. Murokore nawe ni umuntu w'intangarugero, aratinya icyaha nigisana nakyo. Twatakaje umucyo w'itorero kubwo gukunda isi nibirimwo. Mureke tugarukira Imana. Turacyafite amasezerano y'Imana, turacyafite Imana idukunda. Iri joro naraye mbitekerezaho tuganira n'umuntu, navuga ariko itorero iyi minsi iriho kubw'ubuntu bw'Imana Yesu yasize yimitse. Ariko turebye amafuti irimo gukorerwa mu itorero, tumvise ubuhamya bubi burimo kuva mu banyitorero. Nimba Imana yagombaga kuba ifite umutima nkatwe y'umujinya n'uburakari, yagombaga kuba ashize ingufuri mu matorero yose ikadusohora. Kuko turinjiramo mu buryarya, turinjiramo nta rukundo, turinjiramo nta kuhinduka umushitsi, turinjiramo ntago dukora ibyo data wa twese ashaka.
mureke dukanguke bene data. Ntago tuzi bizaba mbere yacu cyangwa ibiri imbere yacu. Tushobora kumenya by'uyu munsi, se tuzi bizaba mu kwezi kwa gatandatu, tuzi bizaba mu kwezi kwa munani, tuzi bizaba mu kwezi kwa 10, tuzi bizaba ku mwaka utaha. Kandi ibyo nimba azaba izuba, nimba azaba imvura, Mana izabidufashamo mu gihe dukora ibyo data wa twese ashaka. Twarahindutse umushitsi hano mu gihe cya corona. Abantu bose batakambiriye Imana, dore kuko Imana ni nyiri imbabazi, ndago yadukojeje isoni, yaraturinze. Ariko ubu abantu bamaze kwibagirwa, barasahisha, bakora ibibi. Se mwamenye biri imbere bizaza gute? Yesu nagaruka akatusanga turi mu izo nzira zitatunganye, tuzaba bande bene data? Iherezo ryawe urimo kuritegura gute? Bibazo bibaye byinshi ku isi. Mu butunzi Imana yakuhaye ku isi urayikoresha gute? Uramfata ibyo kurya bisigaye ukabishira muri poubelle, urabimena. Ariko abandi bantu barari inzara. Kora ibyo data wa twese ashaka, nanje nkora ibyo data wa twese ashaka. Kuko isi izashirana n'ibirimo byose, ariko kizasigara no kubona ubwami bwo mu ijuru. Si bose bavuga mana mana nibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, teretse abandi bakora ibyo data wa twese ashaka. Kandi Yesu naza azabamo Yesu kwivugira byinshi. Twarahanuraga, twarirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, twakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Nguko iminsi abakozi b'Imana babaye benshi, barakora mirimo. Ariko mu gihe cyose ukora murimo w'Imana, ube ureba ko nimba ukora ibyo data wa twese ashaka. Kuko munsi umwe tutaza kubwirwa, sinigeze mbamenya. Mumvira imbere mwebwe inkozi z'ibibi. Agarara ku buririmbyi neza, agarara ku ivuga butumwa ry'Imana neza. Magambo y'Imana ntago ari yo kwivugira nguko wishakiye. Senga Imana Mwuka Wera kuyobore. Yobora abantu b'Imana neza, ubatoza mico y'iki Kristo. Yesu adufashe. Nimbore umubitsi w'ibikoresho by'Imana, y'ubutunzi bw'Imana, bibike neza n'umutima mwiza. Ndukahindure rimwe ushire mu 0, ndugakure mu 9 ushire mu 1. Wirinde cyane mwene data, kuko byose dukora Yesu abatureba. Kandi munsi azagaruka niyo byose bizashirwa mu mugaragaro. Mani bafashe, nanje nshoboje, twongere tena tuhagarare ku rufatiro nguko bikwiriye. Tukora murimo y'Imana tuhinduka umushitsi, tushira butunzi bwacu mbere y'Imana, uko ibyo bizatwerekeza mu bwami bwo mu ijuru. Yesu akugirire neza. Nawe utaremera Yesu Kristo ng'umwami n'umukiza, urabona izi izashirana n'ibirimo. Kandi twahawe inama y'ijambo ry'Imana, nidugakunda iby'isi n'ibirimo. Kuko ukunda isi n'ibirimo, ntago gukunda data wa twese ntago bikiri ku mutima we. Iherezo ryawe rizaba gute? Wakwemera Yesu akakubera umuyobozi mwiza, kuko ari we nzira. Nawe wavuye ku murimo y'Imana, garuka. Yesu naza akakusanga uri hanze y'itorero, uzamubwira iki? Nawe uri mu itorero uteranya abantu, utabikora neza. Se utekereza kubw'iherezo ryawe. Mwene data, byatubera byiza tukongera tena tukakorera Imana mu kuri no mu mwuka, tukagaragazwaho mico y'itorero Pentecote, tukagaragazwaho mico y'abakozi b'Imana. Yesu abafashe kandi Imana ibagirire neza. Ayo niyo yari amagambo y'Imana yashatse ko tuganire kubw'uyu munsi mwiza. Ndukakunda iby'isi n'ibirimo, kuko gukunda isi n'ibirimo, gukunda data wa twese ntago biri ku mitima yacu. Kunda mugenzi wawe. Nimba ari ikibazo tubabarirane, nimba ari ikibazo dusengerane, nimba ari ikibazo dufatanye, tubaye abantu bavugisha ukuri. Shima mu gihe mugenzi wawe Imana muhesha umugisha, unezerwe uvuge ko nanjye munsi wanje nugera Imana izanibuka, ariko ndukarakazwe n'umugisha Imana ihaye mwene so.
reka dusenga Imana. Murakoze, turagushimiye data wa twese, tunejejwe n'iri jambo ryawe. Banzo tubabarira itorero ryawe, tubabarira abakozi bawe. Mwami, tufite akahinda ku mutima, mwanya tumva buhamya butakwiriye mu itorero, buhamya butakwiriye ku bakozi bawe, buhamya butakwiriye ku bakristo. Tubabarira ibyaha byinjiye mu itorero, tubabarira ibyaha byinjiye ku murimo wawe, tubabarire isi n'ibirimo byaradutwaye, kugukunda byaragabanutse ku mitima yabera. Weza umurimo wawe mu iki gihugu cyacu, weza abakozi bawe mu iki gihugu cyacu, weza itorero ryawe mu iki gihugu cyacu. Abatarakwizera manu bahe agakiza, weza bari hanze y'iki gihugu, abari kure y'iki gihugu nabo batunganye Mwami. Birashoboka hari abantu bavuye mu iki gihugu barabakozi bawe, barabakristo abako bageze mu bindi bihugu, ibigiyisi n'ibirimo birabajyana batagisenga. Izo mbaraga turazisenya. Tusabye tena itoro Pentecote imbaraga, tusabye tena abakozi bawe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Abaremejwe n'uburwayi turabasengeye, bibazo biri imbere yano, bukene, inzara, miborogo, agahinda kubanduwe. Tegeka Mana ugirira imbabazi abantu bawe, wibuke tena itorero ryawe, wibuka abakozi bawe. Ijambo ryawe rikomere, rirasuzugurwa rigatukwa, ariko wongere wubahisha ijambo, wongere wubahisha umurimo wawe. Yari mu iki gihugu cyacu, hari hanze y'iki gihugu, turinde ibyago n'amakuba, kuboko kwawe kutugaragareho. Aya mezi turayasengeye, mbaraga zose z'umwanzi, mbaraga zose z'ibibazo, mbaraga zose zo Satani yagurutse mu bibiye yo kurwanya abakozi bawe, yo kurwanya murimo wawe, turazisenya mu izina rya Yesu. Mana, reka ijambo ryawe rigere ku bantu bawe, kandi rigira icyo ribamarira. Wongere babyutse, wongere bahindure, tubashe gukora umurimo wawe tuhinduka umushiti, dutinya icyaha n'igisana nacyo. Kizira cy'umurimbuzi kinjiye mu itorero kikurweho nawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, tusenge imitima bagiye kumva ijambo, ubaheshe umugisha kandi ubagire neza. Tushima kuko Imana, ni mu izina ryawe Yesu Kristo tugusabye, amen. Mana ibaho umugisha, tunejejwe nayo kubw'uyu munsi mwiza. Nitwa Pasteur Dismas. Birashoboka ushaka kutugirira inama cyangwa aricyo watubaza ku murimo w'Imana. Nimero za telefone zacu 0772439754. Murakoze, Imana ibaho umugisha kandi Yesu bagirire neza. Amina.